Ese nashimwe bakunzi ba Yesu avuga neza official, dushimiye Imana ko ituramukije turi amahoro, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Tugiye gusenga Imana n'ubundi turagize Imana gahunda zacu z'uyu munsi ndetse n'iminsi iri imbere kugira ngo ukuboko kwiza kwayo gukomeze guhira imigambi yacu. Reka turirimbane gatoya hanyuma dusenge iryo sengesho. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, ibyari imisozi ubindura amataba, nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, ibyari imisozi ubindura amataba, nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, imbere yawe Mana niho mbonera gutuza, ibyari imisozi ubindura amataba, nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, imbere yawe Mana tujya duhabwa gukomera, ibimeze nk'ibigoye wowe ubindura ibyoroheje, tukagubwa neza duhimbaza izina ryawe. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, ibyari imisozi ubindura amataba, nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, ngeze imbere yawe mpabwa kubitswe ibanga, b'umunyamasezerano nanjye ngendana ibyiringiro, nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, ibyari imisozi ubindura amataba, nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, ibyari imisozi ubindura amataba, nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro. Yewe wa musozi muremure ubona wakora iki, imbere ya Zerubabeli uzahinduka uba ikibaya. Yewe wa musozi muremure ubona wakora iki, imbere ya Zerubabeli uzahinduka uba ikibaya. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana. Byashoboka ko ujya ugerageza kubana natwe, byashoboka kandi ko aho ubanye natwe ari ubwa mbere, ariko kubana n'Imana bigira umumaro, gufata umwanya wo kwegera Imana bigira umumaro, cyane ko muri iki gihe abantu benshi bibagoye kubona aho bajya ngo basenge Imana, ariko burya ahantu hose waba uri wahamagara Imana ikakumva. Ijambo ryarambwiye ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Kwizera Imana rero kandi kwegera Imana birankwiye, nawe biragukwiriye. Gusenga Imana bigira umumaro, aho utagera birahagera, isengesho rirahagera. Ibyo utabasha gukora iyo usenze Imana yo ibasha kubikora, imbaraga zawe zitashyikira, iby'amaboko yatabasha gushyikira, Imana yo mu ijuru iyo uyihamagaye irumva. Imana ishimwe. Muririmbyi yaririmbye aravuga ngo nta muntu usenga akina, kandi aravuga ngo nta n'umunyagara w'isengesho ubaho. Isengesho rigira umumaro, upfa gukiranuka gusa ugaca bugufi ukabwira Imana aho ubona wabaye umunyantege nke, aho ubona hari gukiranirwa kwakujeho
ukabwira Imana ngo nkuraho umugayo n'ibizinga kugira ngo mbane nawe neza. Imana ishimwe rero. Dusenga Imana, tubwire Imana ngo ibi biratugoye kandi ibi turabona ari wowe wabidushoborera, kuko Imana yacu ni Imana ishakwa ikabonwa, ni Imana ihamagarwa ikumva. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mana ishobora byose, tugushimiye ineza n'imbabazi zawe, tugushimiye kurinda kwawe gukomeye kwabayeho, tugushimiye ko wagiye uturamiza ukuboko kwawe kw'iburyo, byahigaga ubugingo bwacu ntabwo byaduhitanye, nyamara hari byinshi byashoboraga kuduhitana, hari byinshi byari kutuvutsa ubuzima, hari byinshi kandi byari kutwanduriza ubugingo, ariko ntabwo wadutanze kuba umuhigo wamenye ibyaduhigaga, kandi ntabwo wadutanze ngo Satani atwisasire ahitane ubugingo bwacu, ahubwo wakomeje kuturamira. Turagushimiye Mana, ndagushimiye njyewe na bene data, abo warinze mu gicuku cy'ijoro cyangwa se abo warinze mu yandi masaha bitewe n'aho duherereye hatandukanye. Tugushimiye ineza n'imbabazi, urwo rukundo uturindisha, umugozi wawe, umurunga wawe w'urukundo udukuruza ukatwiyegereza kugira ngo uturamize ukuboko kwawe kw'iburyo. Turagushimiye Mana, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Abagabo warinze baragushimiye, abagore warinze turagushimiye, abakobwa warinze nibashime izina ryawe, abasore barinzwe n'ukuboko kwawe nibagushime, abana bato ndetse n'abari mu nda z'ababyeyi babo wakomeje kubana n'abantu bawe, abantu bawe nibagushime. Turagushimiye Mana, iki gitondo turagushimiye kubw'urukundo rwawe udahwema kutugaragariza umunsi ku wundi, tugenda tubona ineza n'imbabazi zawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye abo warinze mu buryo butandukanye, ahari iyo ubona gukiranirwa kwa benshi wari kutwicirayo, ariko kubw'imbabazi zawe ukomeza kureba umuntu, nubwo yaba umunyantege nke, nubwo yakora ibyo gukiranirwa, wagiye umurinda kugira ngo ahari mu gihe nk'iki ahinduke kandi ahindukire. Ndagushimiye Mana muri iri sengesho kubw'uburinzi bwawe bukomeye. Warinze igihugu cyacu, warinze ibihugu by'abaturanyi, warinze ibihugu bya kure n'ababirimo, ukuboko kwawe kwiza kwaramiye abantu. Izina ry'Imana yacu nirishimwe. Tugarutse imbere yawe Mana muri wa mwanya mwiza wo kukwinginga ngo gahunda zacu z'umunsi uzibemo, gahunda zacu ziri imbere ukomeze kuzibamo. Utagendanye natwe ntaho twagera, utadushyigikiye ntacyo twashobora, utaturwaniriye twaneshwa, twatsindwa rwose, twakwandagara twasa n'abandi, ariko iyo uhagararanye natwe ntabwo dukorwa n'isoni, ntabwo dutsindwa, biduhiga biradushaka bikatubura, kuko uba waturamije ukuboko kwawe, ko watubundikiriye mu mababa yawe. Turabigushimiye Mana. Nkundira rero girire neza ubwoko bwawe, abera bo mu isi bakwifuza, bagushakana umwete ntibakubone, abari kurizwa n'intambara n'ibigeragezo, turabingingiye ngo ukuboko kwiza kw'Imana kubaramire mu gihe nk'iki. Abagiye kugwa no kwicwa n'isari n'umwuma kubwo kugeragezwa n'intambara zo mu isi, iki gitondo tubasaba ihumure mu izina rya Yesu. Ababazwa n'umubiri kubw'uburwayi ubagereho ubakoreho, kuko witegetse birakunda. Bafite ubwihebe bukabije, barwaje ababo igihe kirekire, babuze ibyiringiro by'ubuzima, Mana nubagarukeho. Imana ishobora byose, gira neza abataka kubw'intambara n'ibigeragezo, abarizwa no kubura urubyaro igihe kirekire. Uwiteka nubakebuke ubarebe ijisho ryiza, barebere umugisha, bahe ibitwenge nk'abandi, kandi ubagirire neza mu gihe gikwiriye. Ayo mashimwe ajye yumvikana. Tugushima Uwiteka. Gira neza ababyeyi bari bujye ku maseta uyu munsi, ukuboko kwiza kw'Imana kubaramire, kubahereza umugisha wabo amahoro, ubaremere ishimwe. Mana ubagirire neza. Dusengeye ingendo ziri bukorwe, hagarika umwuka w'impanuka mu izina rya Yesu. Gire neza abashoferi, abamotari, abanyonzi b'amagare, batwaye amato, batwaye indege mu kirere, ukuboko kwiza kw'Imana kurinda abantu mu buryo bwose. Neza y'Imana ibane n'abantu, bari ku masoko babona umugisha, bacuruza bikunde, bari ku mavuriro bavura abarwayi, bagira urukundo bahabwa na Mwuka Wera, bagire gushishoza no gushyigikirwa n'Imana, kandi uburinzi bw'Imana bukomeye bukomeze kuba ku bantu bayo.
izina rya Yesu. Urinda abana bajya ku mashuri, urinda abana ku mashuri, uhagarika umwuka w'impanuka, uhagarika umwuka w'uburwayi budasobanutse, imbaraga zica umumaro mu izina rya Yesu. Mu rubyiruko rw'iyi minsi Satani yasutse imbaraga nyinshi zica umumaro, abantu bakabura ubwenge bahagaze, ariko turagusabye Uwiteka ngo ugirire neza abana bawe mu minsi imeze gutya, ukomeze kurokora abantu urupfu rw'ibyaha, ubahe kuba bazima, bahe icyerekezo cy'ejo hazaza kizima, kuko ni wowe ubishoboye, nta mwana w'umuntu wabishobora, ariko wowe urabishoboye Uwiteka. Izina rya Yesu Kristo, girira neza abantu bawe Mana, bagushaka bakubone, abakwifuza mu gihe nk'iki babone gutabarwa no kurengerwa nawe, abafite ikigeragezo cyo kwicwa n'inzara, bashonje badafite umutabazi, mu izina rya Yesu bakingurira inzira zo kubona uburyo bwo gukora, babone icyo gukora, babone icyo kubabeshaho mu izina rya Yesu. Afite ikigeragezo cy'amadeni y'igihe kirekire, babona nta nzira ihari, ubacira inzira, ubakingurira inzugi zikinze, babona icyo gukora, babona ubushobozi, kuko uri Imana ibishoboye. Uwiteka we, gira neza abakwifuza bose, abafite ibibazo bitandukanye, bakeneye ukuboko kwiza kw'Imana ngo kubaremere ihumure, bahe ihumure ry'umutima, bahuye n'ibyago byo mu isi uyu munsi bakabura ababo, komeza imitima yabo, bahe ihumure isi itabaha, ubabe bugufi ubakomeze, kandi ubahe ibyiringiro by'ahazaza, kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze Yesu, ibyo wagiye ukora ni byinshi, bituremera ibyiringiro by'ibizaba ejo, ibyo wagiye udukorera ni byinshi, bituremera ibyiringiro by'ibizaba ejo, kuko twamaze kumenya neza ko uri Imana ishobora byose, nta kikunanira rero. Uvuze ngo bibeho biraba, bitegetse birakomera, wowe urema umucyo n'umwijima, ukabibangikanya mu gihe cyabyo. Turagusabye ngo ukuboko kwiza kw'Imana kubane n'abantu bawe, kandi umucyo wawe witangaza umurikira abantu bawe uyu munsi. Afite amasezerano amaze igihe kirekire, Uwiteka we, uyasohoreshe umwete kugira ngo abantu bashime, kuko uri Imana ishobora byose. Turagushimiye rero, ibyo wagiye ukora turabigushimiye, ibyo wakoze ejo hashize turabigushimiye, tugushimiye ibyo uri bukore none, ibyo uzakora ahazaza, ukuboko kwawe kwiza ukomeze kubana n'abantu bawe. Turagushimiye kuri Imana yumva gusenga rero, umuntu wese usenganye natwe umuha umugisha, umuntu wese ni ukuri uri mu ruhande rwawe, aho aherereye umuha umugisha kandi wagura imbago ze. Turagushimiye kuri Imana rero, icyubahiro n'ikibi cyawe mu isi no mu ijuru, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana iguha umugisha ku bana natwe, gusenga bigira umumaro, kandi umwanya wose wakoresha uko waba ungana kose ucishijwe bugufi ukegera Imana, Imana ibasha kukumva. Uwiteka aguhire rero, kandi akwiteho muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen.